Ro bantu banjye muze dukore bwende. Iyi ni imyumbati, ni ikiro kimwe nafashe ndatonora nkuramo n'imizi, ndangije ndayirunga neza kugira ngo mbone uko nyikoresha. Aha ni ahantu ngiye kurapira kuko imyumbati urayirapa cyangwa se ukayikuba, babyita kuyikuba. Wowe ukunda bwende rero ngwino nkwereke ukuntu wabigenza. Ushobora kuba ubizikunda ariko utazi ukuntu wabikora. So rero urakuba, abantu b'i Kigali ndekeka batazizi ariko abantu bo mu ntara barazizi. Rero urakuba ugakubira hari hatonya cyane kuko ibya mbere nabonye ko bitanoze cyangwa se bidakubye neza. Ukubira hatoya cyane kugira ngo imyumbati yawe ize kuba inoze cyane. Rero nakubye ndakumva bisaba umwanya. Guys, hano nari nsoje. Nshuti yanjye nari nsoje gukuba imyumbati yanjye yose uko cyari ikiro. Narindi rero kumva ko nta myumbati yindi yagiye ijyamo ifite nyine utuntu tunini, niko guhita mfata puwaro ndazikatagura, ndazikata nazo, ukata puwaro dutonya. Puwaro ushyiramo ibirungo byose ushaka. Hano muri bwende washyiramo pavuro ariko sinzi izi bwende zirimo pavuro, ngewe nzi bwende zirimo puwaro yonyine. Rero nari maze gukata puwaro yanjye mpita nyishyira muri ya myumbati, kizemo n'umunyu. Rero sasa uyu n'umunyu kizemo kugira ngo bwende zize kuba zirusheho kuryoha, zize kuba zimeze neza. Nashyizemo n'urusenda. Bwende zitarimo urusenda ziba zibishye kubi, ariko ufite abana birumvikana ko ugomba kudashyiramo urusenda. Rero urazigabanya nyine, ubwo usishyira ku ruhande, urabyumva nawe. Ngewe rero nta kibazo cy'urusenda kuko abantu tugiye kuzisangira agasenda barakarya. Rero navanze neza kugira ngo igitunguru ndetse n'urusenda byivange, niyo mpamvu nakoresheje intoki. Kizange zirakarabye zirasa neza, don't worry. Rero nahise ntegura ahantu ngiye gushyira utubure cyangwa se bwende. Ukuntu uzibumba ni kuriya, ubumbamo utuntu tumeze kuriya tw'utuzeru, ukagenda utubumba paka usoje, kuko uratubumba kuriya nyine nibyo biba ari sawa, kugira ngo kandi ukabumba dutoya kugira ngo tuze gushya neza. Rero wowe ukunda bwende aka kanya nako gukaranga cyangwa se guteka bwende za nyazo kugira ngo zitwe bwende. Rero namaze kutubumba, watubonye natukweretse. Igikurikiyeho ni ugushyira mu mavuta. Rero nkagenda nshyiramo kugeza bwende zigomba kujyaho hariya mu mavuta zigeze. So rero nshuti yanjye, nizere ko wamaze gukanda like, nizere ko wamaze gutanga share cyangwa se gukanda subscribe niba ari ubwa mbere. Kandi niba bwende uzikunda tubwire muri comment, tubwire uti ngiye kubikora kuko ntazikunda. Uretse ko bwende ziraryoha my friend, bwende ziraryoha. Noneho uzi ufite voka ntago wazihaga. Guys, ziraryoha, bwende ziraryoha. Ku bantu bazizi rwose mutubwire muri comment. So nawe utazizi ushatse wagerageza, gerageza ibi bintu rwose. Izi snacks cyangwa se bwende ziraryoha. Uraziteka ku buryo zigera ku rwego zihindura ibara cyangwa se zishya koko, zigashya zigasa gold. Urabona zirasa neza, uko zishya niko zigenda zisa neza. Uku nguku nuyiteka bwende igasa gutya, nyine igasa gold, igahindura ibara, nibwo bwende ibihiye. Rero urabona ko n'ubundi yasaga neza. Nakaranze bwende rero zanjye nari nagerageje gukora zose, dore nguko uko zimeze, nguko uko zingana. Rero bwende ziraryoha, wabibonye nawe ukuntu wazikorera iwawe mu rugo cyangwa se ukazikorera abana.
urabona ko ihiye neza. Urayirya rwose ukumva ni fresh, muryoherwe, ndabakunda cyane.